numwaka nabonye abashumba banyereka ko abapagani. Pastor afata izina ryanjye nabi muku afata umuhanuzi mukuru amujyana muri pastor mugenzi wanjye afata umuhanuzi mukuru nabi muku ajya kumujyana hehe muri rib ngo Mutesi ngo azahindura abagabo kode nabanje guhanura ubwo buhanuzi kazahindura abagabo kwaza mu gatatu kode nabihanuye hari umugabo bavuye sizaba inganzwa ngo mugwe ntakantegeke ngengize Imana abinganzwa ariyo ngo bakurwo rwanjye abana bakambona imbere aho ngaho nkazatahira mu maboko y'abana banjye biramutse ari byo ni icyaha yakihana yakihana ni icyaha cy'ubusambanyi yakihana biramutse atwise dafite umugabo ni icyaha nabandi bose nanjye mbikuze nakwihana sizamanuka mu mwuka sizamanuka mu mafaranga sizamanuka mu cyubahiro sizamanuka mu mbaraga sizamanuka mu gitanda sizamanuka mu rugo rwanjye ndakomeye hose ndi icyuma. Reka nongere mbasuze kandi muhereze ikaze mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi mbifuriza umwaka mushya. Iki cyo kiganiro tugiye gukora bwa mbere muri uyu mwaka wa 2023 n'umugisha kwa twakiriye umukozi w'Imana. Reka tumwakire dutanye dusenga ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze ni Pastor Joel papa nubatse afite umudamu n'abana bane nkantuye mu mujyi wa Kigali nkandi umukozi w'Imana ndi umushumba w'itorero imbaraga z'Imana Sowari ndizera kuko Imana iri kumwe nabo ndabwira ngo biremwe nona abantu bose batabizara abantu byanze gushaka bikanga umugabo akaba biremwe nonaha ukabona amahoro yawe. Mana yacu Mana ifite imbaraga Mana icyanuka mu izina ya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwacu icyo cy'Imana kize urukundo rwawe rutugaragareho ubwiza bwawe tubonekeho buri kintu cyose cyabongamira ikiganiro gihagarare myambaje mu izina ry'Imana ishobora byose amen. Urakoze cyane Pastor. Amakuru y'iminsi myinshi ni sawa ndaryoshye ndanyuzwe ngira ngo mbere ko tugira mu kiganiro bisanzwe dutangiye umwaka wa 2023 umwaka ushize uri umuntu watabashije kugaragara cyane bimeze bite wowe nabariho duhera impamvu ntagaragaye nabanje kubaza Imana ngo irashakaho iki muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Burya ugomba kubanza kuvuga ukanamenya iki Imana igushakaho. Hari gihe tuvuga ubutumwa cyangwa tukavuga abantu hari ukuvuga ubutumwa kuvuga abantu rero sinshaka kuvuga abantu shaka kuvuga ubutumwa shaka kuvuga ubutumwa ngira ngo ni nacyo kintu mwahamagariwe niba ariko nabyita simbizi ariko ngira ngo buryo abantu badarutse kubona umuntu rimwe hari bakoresha ngo yarazimye yararangiye nta gitwika wowe bimeze bite? Ngende sawa amavuta ni yose ndarya nkanagwa ndi mu bantu barya neza cyane muri iki gihugu niyo mpamvu no hareba ukuntu urumva ntabwo ndi umuntu wagiye harango ntago ari amaturo ko amasadaka nayo amaturo ni inshingano zacu nkuko utabwira umuntu ngo ministre ahembwa iki ahembwa imisoro yacu amaturo ni hamwe ryacu rero nta muntu yatuvanaho ntawe uzayatubuza muri Amerika baraduha muri Kenya Tanzania najya Burundi nzaturisha najya Kongo nzaturisha najya mu Bushinwa nzaturisha ituro ryo ni hame kandi kwaregenewe n'Imana. Ya ako kara kagezemo kugira ngo twubwire abantu tunabibutse ko ari papa bitangaza turi mu munsi ni wazutse twita kuzuka cyangwa turabyita yabonetse ariko hari abantu bavuze ngo narazimye ngo nararangiye ngo narazimye ngo ari wavuze ngo nakamodoka yarakariye ngo siga agenda n'igitsi mama ari impungenge Imana nkorera ni boss die roi die ne change pas Imana idahinduka Imana y'inkire ngo Imana nkorera ni ibitangaza gusa kuri ngewe ntagari y'Imana niba atari ibanga ubundi waruhugiye mu biki ndayimpugiye mu gusenga gushyira umurongo urabona ko katumaze tudasenga ubundi ndashyira ku murongo itorero ryanjye kugira tutangize tuzamukira umuvumbi n'imbaraga noneho dufate abapagani ni abantu babohoke ya urakoze cyane ngira ngo wenda dukomeze twibutsa abantu ko turi kuri Yawe TV tubibutsa gukana subscribe gukora like comment kugira ngo Imana iyizamure iyagure
sabo zibe nyinshi cyane ahubwo zuzure. ngira ngo n'ubwashize dukora ikiganiro bwa mbere mu Kiyovu twagikoze twe tumaze igihe turimo turakora. Reba ikimenyetso ko ndi umukozi w'Imana kubera nkandagiye ahangaha yawe hejuru cyane igiye gufata hari ubuca n'ubu igiye kuryamira kubera amavuta ntizagira iryamira urabona mwese muzahari ko harimo shefu no mu bana tugira umukuru yawe hari zaba mezomere ku yindi macani kaba cyari komeye cyane niko bimeze. Ni papa bitangaza amakuru ya madamu kuno no madamu arahame madamu kwa tugiye kuzana ariko twazagiyemo tw'urugo madamu arahameze neza aranyubaha nkuko bibiri bivuga umugabo wibaha umugore wibaha umugabo atanyubashye naba nasuzugura agomba kunyubaha kuva sugira hejuru yavuye mu rubavu rwanje aranyubaha arateka neza icyubahiro cyane niyo mpamvu imeze neza ntasaraguritse ndi muzima. Hanyuma noneho wenda tukira aho ngaho uyu mwaka dutangiye urabona ute abantu bagira ikihe cyizere nk'umuntu uri amafaranga agiye kujejeta kubacunga neza cunga zamu yako amafaranga agiye kumeneka mu mifuko y'abagabo hano amafaranga huza mu mubiri muzima haraba ngo muhanura amafaranga ngo muhanura ngo mwaje kumasika abantu ngo masi ukabaho neza ngiye maze guhanurira ishituru hariya kari byasohoye ngiye mpanura ibisohora ntago mpanura ibintu ngo urabona ngo bizaba bizaho ya ntubyara fata amavuta umwana yakunaniye ntakizwe mbo umugabo yarakunaniye bihinduke urabona nyambwira umuntu nimba koko hanyuma ngo abapfumu babaho ngabarozi babaho none se kucya tudahari ndahari none najye gushaka imbaraga nasizanye wazizanye ugiye kumena amavuta kubwo cejeka ntubyara piga simu byaranze piga simu arya bavuga gute ambe namba yako 08 0788 3932 piga simu ngemba haye uburenganzira ntubyara byaranze ndishese twandikirane ahubwo noneho mwati pastor ngenje imbere yawe mfite icyifuzo simbyara twandikirane umwaka ndabyara nzandikirana nawe noneho ubundi bigende neza. Hari ibintu by'ibyo abantu babivuga kugira ngo ni nko kwikina cyangwa sinzi kuntu tubyita ariko wenda sinzi ku giti cyawe urahamya ko ubushobozi Imana yabuguhaye cyangwa ni wowe wabwihaye cyangwa ni wowe ubufite ubushobozi twabuhawe n'Imana kandi Imana ntabwo Imana ishaka kugisha itesa abantu rozi wa mu mubiri muzima haravuga ngo ibintu mbyihereza ngo ibiki n'ibiki ngewe navukiye mu biganza by'Imana mvukira ku nkozi w'amasezerano mvukira mu nda y'umugisha mvugana n'Imana ishobora byose buri kintu cyose kigufata cyafashe umufuka wawe isente ntizinjira nta bitangaza nta Mana ninda kwe bitangaza uyo mwaka ntabwo ndi bukire ariko nimbikora ndagura vewe tuyibona urambaza ngo mpamvuki uyu mwaka vitegura urambaza ngo mpamvuki kuko nawe akakanya nawe uzokomanga ku nkozi bitangaza urasigwa amavuta y'ugukire iture kwari hafi ngaho ituro nyuma yaho kazana ituro nyuma yaho wakize oya wakize nyine iyo nta turo nta kiba ndi kuvuga wakize numa gukira tuzavugana papa bitangaza imodoka nziza umugore mwiza uranyibukije ese wampanurira imodoka none dore amafaranga urafite oya ntabwo ari nahanuye kuko urwaye mpanura gukira nabihanuye ejo bundi niwe wampanurira n'imodoka nako sasa ameza ngashite se ugiye kuyima uyu modoka igiye kuvuziraje wambwe kare ugiye kuyima akira imodoka mu ikwata mwenye na Yesu ndaze ngusiga mukanya niko bimeze ndaje ngusiga amafuta yo gukira wenda ko kara kanyuzemo ko ndagira ngo tugaruke mu kiganiro bisanzwe umwaka wa 2022 kuri wowe wari mwaka ki ni umwaka nabonye abashumba banyireka ko abapagani pastor afata izina ryanjye nabi muku afata umuhanuzi mukuru amujyana muri pastor mugenzi wanjye afata umuhanuzi mukuru nabi muku ajya kumujyana hehe muri rib
pasiteri mugenzi we kwagenda kwasangiraga afata umuhanuzi mukuru nabi nta mwiciye nta mwibye nta mukubise nta mukozeho nta namuhungabanyije anjyanayo n'umwaka wa mbere ibibazo cyane kandi mu bintu ntinya kwinjira hari ahantu nge simba kunda sinzi mu bakunda wowe nge simba kunda kujyayo Imana iza uwa mbere umwaka undi umwaka wa mbere mubi cyane umwaka nahuyemo n'ibizazane byinshi cyane kugeza ubwo nahagaze gatoya kuri YouTube msangu uhagaze nabatikamba ntekereze YouTube niki yaje kutuzamura akoze ibimana cyangwa yaje kuturangiza iramya ngo genda ngo hamavuta mashya niyo bazamenya ko ufite imana yawe iyo umuntu avuze gutyo rimwe na rimwe hari ukuntu usanga umuntu ashaka kubitekereza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko nagira ngo use n'uduha kuri ku buhamya gatoya niba ko umuntu ntagashaka kubyuka ngo babwiwe ngo reka ntware uyu muntu muri ribo nta kintu cyabaye hagiye usanga nari akantu gato kabaye kakaba impamvu yo kugira ngo umuntu atwara undi muri ribo mu by'ukuri iyo situation byari bimeze bite dufite mpuzamatorero yego cyo ni icyambere dufite abashumba wabyumvishije icyaha cyaba kijya kutumujya kuri ribu hari abunzi hari batugari abari icyaha kimwe cyara umuryango wananiwe nanjye rero singize mbona umushwa mugenzi wanjye anyereka abashumba nakoze ikosa babanze banganirize none birangira banjyane mu nzu y'iki banjyane muri ribu byarabaye ariko ndashimira Imana wenda tukiraho se hari ikosa wande we wishimye ati nari natandukiriye no ariko bitari ku rwego rwo kuba najya muri ribu nta kose nakoze muri make yaragiye ahimba ibintu ashyiraho ngaho umuntu wese yemereye umuntu wese baramvuze ko wandikira kijana ribu yo ni nzima ni nziza yemereye kwakira ikirego ikabyigaho nshimira Imana kuko itasanze ko ndi umuntu mubi ndi mu banyarwanda kuva 1997 bifuje kuko u Rwanda ruba rwiza mpereye mu nzira nigishije umwe n'ubwiyunge 1997 nigisha sige nshimira Imana abantu bakoze genocide n'ababuza muri genocide yakorewe abatutsi barashyingirwana ibintu byabaye uburyohe ntabwo nigeze nigisha umuntu ngo mujye muhangana urumva ndi asanga umuntu mwiza cyane wavuze ubutumwa kuva 1997 abantu barabohotse abandi bagiye i Burayi abandi barabyaye abandi barubatse abandi bagize ubuzima afya njema nahaniraga ngiye nuko abanyarwanda bagira ubuzima bwiza bakuba nahanuye ntaga amazu yabaga hatarazi bisenge nta bisenge najya mvuga ati uyu mujyi uzaba mwiza uzaryoha abantu bagaseka ataha mu ruzi hazanyura imihanda ntayabagaho 1997 ariko uyu munsi abasore bacu bafite icyerekezo ubuzima ni sawa abantu ni sawa tubarya tugasinzira ndabishimira Imana nibyo narahanira hanuye iki kirekire ku buzima bw'igihugu cyacu tukirongo sinzi niba mwatakibaza ngo niba umuntu ashaka gutwara muri ribu agushinja icyaha runaka burya ngo umuntu gutwara muri ribu abakeneye ko kurikiranaho icyaha runaka cyangwa se iki urabona hari icyo bita kudahuza imyemerere nshaka kwanjye nemera ushaka ko wemera abadivorce wowe urumva ngisi simbemere noneho ntabemeye haza kuzaho kuba mwahangana nasi cyafizuri noneho mutahuza ariko ntabwo riba rimbi ribu ni nziza habo gusa nuko izina ryanjye idafite icyasha umuhanuzi idafite ikibi byari giye kwanduzwa ariko urashimira ribu yacu ngira ngo nabakira aho ngabuze kubijyanye na divorce sinzira ndi kumva neza ushobora gusaba mu mwagiranye ikibazo n'umuntu wakoze kuri divorce ngira ngo nakomeje kuri divorce kandi ntago bashaka gukomoza divorce ngiye impamvu ngikomozaho ni ijambo ry'Imana divorce ntago ngyemera ngewe kandi sinemera ko mu mushumba mu divorce ubaho ntago mbyemera nta mushumba mu divorce nemera ariko ngira ngo wenda sinzi niba tutari kwinjira mu myemerere cyane ariko ngira ngo impamvu abantu bakora divorce nuko ntago biri gukunda ko abantu babana neza mu rugo nose umutarasenge ibyo bikemuke yasengera iby'abandi ayo mahoro agiye guhereza uriya mugore yo kurwana n'umugabo ngo wubake neza we yabanje akayiha bakubaka neza
umwe uhera ibukuru se byanze erega ushobora gusenga amavuta ariko uwo muri kumwe ngiye mpamya kuko abantu banyuze imbere yanjye batabyara bakabyara abantu banyuze imbere yanjye bakuje bakubaka abantu nakozeho ibiganza mu izina ry'Imana ishobora byose bakabona imishara myiza abantu bafite ibikomere barihebye Imana ikabo muri ki ibikomere mpamya kuko umuprofete muzima nibye abitangiriraho ntago Imana yagusenya ngiye kubaka abandi binyuze muri wowe irabanza kubaka ukabanza gukomera nawe kubaka abandi ubuse nk'ubu ngubu wajya ufasha utifashije ubwo bisobanuye ko abakozi b'Imana cyangwa se abashumba bananiranwa n'abo bashakanye ntabwo ari abakozi b'Imana cyangwa se n'abanyagice abanyagice ntago Imana ikora n'akavuyo yumaze umurongo w'Imana Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 kugera ku wa 4 haravuga ngo umweskopi nyakuri agomba kuba azi kuyobora urugo rwiwe adakunda ibisindisha wumvishije akaba ari umuntu udahindutse vuba wabyumvishije igihe cyose uri umweskopi ukagira ibintu nk'ibyo wica ubutangiye inshingano ubuzirekuye ubutangiye kuzica reka mbanze mbabwire ko muri iyi minsi biremwe nona umwana w'umuremyi nonaha akazice no pastor ibyo bintu ko mbona byo byeze hano mu Rwanda kuri uyu munsi reka vujya mu Rwanda kuko ariho nzi wenda hane ntago nzi byaho ariko uyu munsi turabona abakozi b'Imana bakoze ama divorce turabona abakozi b'Imana byanze bimeze aho bantu bimeze bite mu muryango ntago tubura usko njyambona sigaye mbona ahubwo muri Pariroma ariho bishop Imana yimukiye nkaba yimukiye niho ubona ko ibyaha birwanya Pariroma wajyangwa aba bari kubikora nyine ahubwo niho bishop bicaye kuko yungwa inzoga bakweka buruje iyo ugiye muri zonse zo kudivorsa baguha warning bakweka inza y'ukuri nyereka umudivorce dufite ahangaha yigeze biba kuri ministeri wacu ntawe dufite Imana ishimwe ari mu kazi ariko dufite abapasteri batwinjiyemo baba divorce sinzi impamvu ariko mu bita pasteur neza abapasteri se bagenzi bawe oya ni bande abapasteri bagenzi banjye harimo aba muri ADPR bafite ingo zabo neza harimo amaturo ari ku murongo neza bara n'abantu ese ntiwasanga ari abanambira umutima ariko nabo bitameze neza ngewe munsi nzaba na divorce nzaba napfuye n'urupfu cya Kristo agarutse ubwo nimara gupfa umuntu wese wa divorce yarapfuye ntabwo mbikwifurira ariko bikubaye umugore akakunanira wabigenza ute ngewe ntabwo byashoka ari senga nta muhanuzi winjirirwa nabi muku igini rijya kuza ntaribonye taratara kubita mu izina rya Yesu tayari nkavanaho ukomoje ku bantu babashumba cyangwa abakristo banywa agasembuye kandi bitemewe nibuka ko nawe hari igihe kimwe nzi ko wagacishijeho kandi ugacishaho uri umushumba byari byagenze bite urabona impamvu ndwanya bari abavandimwe nkabarwanya nuko hari igihe nigeze kwicarana nabo bansha intege umuntu arambwira ngo ginesi koka ngo ni shwadiro nkumva ngo biraryohereye ahubwo no mwabyishimwe ndanarangira ngo urabona iyo nda yawe ukuntu ingana ngo ukeneye akandu karikeri abafite imyigishirize abona ngo uzarwara ibintu binini ngo reba kusigaye ungana ufasha karikeri gato kakonyage ukavana muri agafanta ukamira nanjye miza ahubwo birantokana none se ibyo wibwiwe n'abapasteri bagenzi bawe banjye yose urumva n'abapaganye n'abapagani ngewe bisobanuye ko rero abashumba mu Rwanda banywa inzoga abenshi banywa inzoga benshi nasangiye nabo iyo uvuze benshi rero burya biba bitangiye kuba bikurushaho kuko ushobora gusanga niba dufite wenda nk'abashumba bageze mu 1000 basanga arimo nka 50 banywa inzoga 200 banywa inzoga kandi bazaze bihane vino barayisukamo kabisa aho twaba turi kujya rero no sikanje ngende umushumba wabyihani nese mwakeruye mukamwa nkatwe twese makarika kujya mubikorera ahubwo namwe munywa mugire vamuze vino n'umukobanye ni muze mwegera umushumba ukuri
ko nyine nagutuka ntabwo nabonye wantutse ariko kandi umushumba yaragututse yankoreye majabu bose nabivuga ahubwo byihore ntubivuge aho ngaho ahubwo byibuze aho rero nunsindiye aho umushumba yanyirukankanye ndagenda ndazerera ndikerekezo ntacyo turagirana ariko wowe ukuntu yinywa wowe turi mu murongo umwe wowe ntabwo watajya gusaragurika cyane wowe uri umusore mwiza wuzuye Imana ahubwo uzi no kubijera abandi bagasara bagapambanira ipantaro bakaninyaraho ibaze rero nose ngambwira nko mu rugero umuntu winyayeho wamanuye ipantaro mu muhanda ibasyerekezo nk'iki wabimutuza ngo nanywe inzoga ariko pasi ngira ngo wenda tukira aho ngaho nkawe iyo ubirebye waragasumye agasembuye urakumva ngo karagutokanye harya kari kantokanye karagutokana ubona ari icyo umuntu yakora unywa inzoga kugira ngo wenda ubona kwireka byoroshye cyangwa turenganya abantu ngo baranywa gusa turi kubarenganya inzoga kugira ngo umuntu ayijere biragoye kugira ngo uyijere icupa rya mbere rya kabiri rya gatatu ntushyire nk'umugore ntushyiremo kuvuga nabi ntushyiremo ubwemezi urabona nigeze kujya muri seminaire umunsi wo muri Kenya haza umupasiteri w'umuzungu umuntu afashe kawayini aranyweye turabata impamvu cyunyweye inzoga twege tunyweye inzoga dutekereza kubaka amashuri gufasha abanyafrika utekereza kubaka ibibuga by'indege kubaka amavuriro kuvumbura ibinini by'irani bivura abantu indwara ariko umunyafrika wanyweye inzoga avuga ibyongereza mu kabari nta modoka yigeze nta muhanda arakora imodoka ari mu koti ry'umuzungu ari mu koti ry'umuzungu imodoka y'umuzungu umuhanda no mushinga wakoze n'urugero haza urugero urumva akasanga ari kuvuga ibyongereza mu ikoti ataravumba n'umunsi numwe byibuze iki ni cyavanaho umuntu ise cyavanaho umuntu byibuze n'indwara nimwe uwo ni wo muntu dufite wize aho ngaho rero saa 12 ya savewiti agashyira amaguru hejuru je suis patron de millionnaire akavuga amazi afite we akavuga abagore yarongoye akavuga inka afite akivuga imyata havuka ni mwene runaka akavuga amatitire yose kubera vino niki n'umukobanye wenda ntago turibuze kubyemeranwaho yes kubera ko niba yavuze ngo abanyafrika ntago dusuzuguritse kuri urwo rwego ntabwo dusuzuguye bamwe na bamwe katubwiye wenda ari kuvuga ati ngewe ku giti cyanjye iyo ngasomye ntekereza ibintu binini ariko kuvuga ngo abanyafrika banyoye impamvu batubuze twabyumvikana nge nawe ndashaka kubaza tuvugisha ukuri sibyo uzarebe hano muri Afrika muri rusange wacu abantu batumva ibintu kimwe abantu bifuza gukemura ibintu mu bibazo muri Afrika nibo bishusha abazungu babikemura mu bwumvikane kuvuga ngo baraza ngo bagakora imihanda bagakora ibiki baraza tukabishyura turabakoresha nicyo mvuze gutyo rero yawe ka kantu rero utumukiniraho burakarishya burafunguka akora ibintu binini ayo tubishyura tuyakura nyereka wowe nko mu rugero hano tuvuge kamera ukoreraho iyi kamera yakozwe n'iki yakozwe n'abantu bambwiye yivanga umuzungu oya ntabwo muzahano yakorewe ntabwo mpamya ko uruganda rwayikoze nta mwirabura ukora akoramo ariko vision yande vision erega biriya wenda hari ibyo baturushije ibyo babonye imbere yacu ariko ntabwo bisobanuye ko none rero ko turashaka kureka inzoga dutekereze cyane dukora ibintu binini se kuki bo bayinywa kugira ngo batekereze bo rero bo twe tutayinywa ngo dutekereze nkabo uzarebe ako amashuri tuzarebe cyetse nk'abagabo bafite 50 na 30 nubona nk'ahamwe icupa kandi aratujije uramubyiye yarumvishije ariko amakosa menshi abera mu bubari kuva nabona ejo n'umushumba muteranjonogo hari ku gisozi bamuhaye ikaterepira ahita yitaba Imana mu inzoga ubwo wambwiye ngo ni icyubahiro ese yazize ko yasinze cyangwa yazize ko yakubiswe ese yarakubiswe nge ntabwo nzi uko byagenze ubundi uwo mupasiteri yazize iki muri yazize ukubitwa nagita urugomo ako si urugomo rwavuye mu nzu ye urwabereye mu kabari kandi Imana yategeka yivuze ngo reka iki acana nayo nta mushumba kujya mu kabari mu buyoga uyu mwanya twicaye hano abantu bari mu kabari batajya kunywa inzoga bangana iki ndi kuvuga ko
bo abantu babisobanuye ese nari impare bavuga ko icupa yanyweye icupa. ese Pastor reka nkubaze reka duhimbe inkuru none hanjye nawe turi hano nitumara kuhimba tuyishyire hano urebe abantu bari kwinterpret iyo nkuru bari buze kwiryoshya bari buze kugera gute. ejo nani ngo nasoma inkuru ngira ngo wewe sinzi wayanditse icyo ragamije ngo ari ngo na umushi wishwe n'inyama sinzi urayi wacu wishwe inyama yaramunize ariko se ntuva kinye ko tuzikunda nyine ziranatuniga tuzimirira buriya busheri ziri mu Rwanda abakiriya babona abashi gusa umushi mpamvu bivuga umushi umweretse inyama ntuyimuha azana urukunda nanjye bimba ndarutoza nge naruzana kabisa ngo nge ntabwo batubeshyira inyama byo nuko akabagore bo abagore kutubeshya ko arose ari abagore hose nta muntu wanga abagore nyine ko buri nzu yose ifite umugore umusore wese atekereza umugore nta muntu wanga umugore rero abavuga rero ngo abagore ngo bakunda abagore sinzi ibyo bakunda bo ntawe ndabona umushi ufite abagore babiri ureta ibimwemerera ntawe ndabona ariko wa mugani ko bashinja abashi ko bakunda abagore bazashyizeho na promotion gahita abashi kubera ko tuzi ko mukunda abagore ahubwo ndagira ngo mbanze ndababwira reka mbanze mbabwire umushi udafite inzu ugenda n'amaguru ahari hose afite nimero yanjye ahamagare musige ubukire niyemeje neza ndabakoramo akazi niyemeje watere umugisha hejuru ukagwa uwizera ibizo nkora we tayari widekaraye mukanyuraje ari dekaraye ko turambiwe azaza afite imodoka umva nkubwire we numba yizeye para burage kuko ndavuga ngo iminsi maze ndi mu Kanyegero mu Kirundi naranyegeye hazanye ibintu uko wavuga izo mbago zivanye nzanye ibintu ubwo nuvuye gucisha bita gucisha niko bavuga nyine iwanyu rusize ko bavuga iwanyu nako bacisha ntago bacisha mvuye mu Kanyegero kuko turambiwe abapasiteri bahengamye inkweto basengera abantu babo barakennye abantu ntibabyara ntago pasiteri yabura itora ibyibushye atakoze ibitangaza no ese pasiteri nuko ibitangaza cyangwa bikorwa n'Imana nzatura muri mwe ngendere muri mwe tayari iri muri twebwe rero ukaburagiye nimba wishakira mu biti kayishakira mu mwobo kayishakira mu mahema iyacu n'Imana itambarizwa mu bigirwamana nzatura muri mwe ngendere muri mwe ndi gushaka guhereza abantu iby'Imana yambwiye ngo mbahe igihe sigaje ku isi amen twese bitugereho shakubaha kuko wenda tukironga pasiteri ngo cyo tuvira inyuma rimwe nk'aba bapasiteri bagwa mu kabari kubera ko bagiye gusindira cyangwa sinzi niba ariko byagenze koko ushobora gusanga wenda yaragiye kwinywera icyayi bagateka nganira n'umuntu duhurira ahantu kubera ko hari abantu banywa agacupa bakaba bamusagarira ntawe nge nemera ko ibinyamakuru byo mu Rwanda gutangaza inkuru igize ihengamye baba batuhuje nta kinyamakuru cyabeshyura umuntu bakirega ibyo kugwamo byo ni umushiti wanjye mbifite noshi tuva hamwe tuva hamwe neza inzu yabo ni nka metero 10 kugera iwabo mwasangiraga kirage twasangiranye mbivamo nabivuyemo nge reka mvuge gahoro atagira umuntu ukumva warakaretse burundu cyangwa uracyasoma gacupa se vina no mukobanyi niyo nkabonye numva ngiye nta kintu biyamo narabarekeye munywe muryoherwe mwenjoyinge nge namaze gufata umwanzo usanga nta njoye mu nzoga urugo rwanjye rwasenyuka sinahanura neza ibanga nirihe kugira ngo ukareke bikunde umve ko umva ibanga ngirire cyambe ibanga nabonye ibibazo nagiyemo guhura n'abantu benshi bamwe icupa tuganira dusengana basengera mu madini abyemera tukaganira nkabasengera nkabigisha kandi kumva ni byiza ariko ntago mwese ko pinya kuri ntabwo uruhimbi ruhagararaho neza vino ku muntu w'umushumba ku muntu ukora inshingano runaka ntago byemeye ko wajya mu nteko wanywe iki agacupa none by'inyemeti biremewe bisobanura ko vino rero igira umwanya wayo nose ngiye kubaza
nk'ubu ngubu ushaka kuba ati profete ngize akabazo kiri kumfata nkagagara ngiye kwa mwasanga babuze uburwayi ikintu nsigaje cyanyuma ni isengesho ryawe gusa profete kagusuza kandi nkeneye ubufasha ukeneye ubufasha bw'umukozi w'iki w'Imana bw'utu mwanya ndi kugwa hasi nkabura ubwenge niyo bitamagaye umwe ubu nyine byanze nahamagara nundi none se nuvuga ngo ngiye ngo aho ngaho Imana imvuyeho kubera iki icupa ngomba guha ndi online ndi fresh ndi muzima nkura n'Imana icyerekezo tayari dufasha abantu nyina Yesu dufasha abantu shaka kurimbura ndashyushye harimbura igini gijazanyirije abantu mu amadiforose ngaho amafaranga ukore yose dayimoni mugotomeza kugaze mu ijosi miliyoni kabiri ariwe nta guhaha hari mama we rero ikindi yumuna hari n'abantu musenya muri abagabo bapolisi bako mu rugo ntizicyaka nta control nta silence nta mbazi tubakigura kubera icupa ry'abatokanye nirukana umudayimoni wese mu izina rya Yesu ndahagarika mushagama amaso ya Yesu dayimoni akabaragiye aragenda serious ngo seriye abwiza ngo ni burage ntago ari kutubeshyara najenje biremwe nona hanyuma wenda hari ugiye tuvuga gutyo ugasanga rimwe n'abantu bavuga ngo abantu ni ukuryoshya ikiganiro ntago bindeba ibyo ariko nk'uko uri murabivuga tumaze iminsi tubona abakozi b'Imana batandukira ugasanga bisindi yesi nkunda kunya n'amazina yabo ugasanga ngo umuntu ngo afite abagore abagore bangahe abagabo bangahe yavuye ku mugabo umwe yagiye ku wundi abandi kuvuga ngo yanyibije umugabo ugasanga barasenganaga abo tubihorereho Bibiliya bavugaho cyane Bibiliya nivuga neza ati mu minsi y'imperuka hazaye ibihe birushya abita izina ry'Uwiteka abashaka isenti abashaka icyubahiro abashaka kuvugwa abashaka niza ko ikiganiro bacyumva ndi kuvuga amagambo imeri zambe yose uri bubone nizabo zo kuntuka zambe uri tubona kwanye nibo tabarika vava bihuta avuga ati ntatwema katumurangize natwe ngira ngo sinzi ikiganiro mperutse kurebana umugore ntabwo nibuka izina ryiwe ariko ngira ngo aravuga ko iba umugabo kandi nawe ni umushumba ariko hamwe nabyita intambara maze ibisi numva bivuga cyane social media uramushumba ntabwo sinapfa kumenya cyane sinamazina yiwe pastande sinapfa kumenya cyane kuko ntabwo dukunda kuvugana cyane ariko nimba ariko bimeze Imana irifuza kuko yabireka nimba ari intambara sinazirwana ariko kimwe cyo ibyo guhindura abagabo ntabwo ari yahinduye sinamwijira mu buzima ari ukumusibwa byo byaba ari ikibazo ariko ari byo nawe bizaba ari ukwegera Imana ikamugirira neza ngira ngo sinzi wenda niba aba ari ukuri kwa nyako cyangwa se ari kwa kuri tubaho ngo kuryoshya inkuru mu kiganiro yakoze ngira ngo bamuta Pastor Mutesi ndibaza uramuzi njamwumva wumvishe ko bimeze gute njamwumva numvishe ngo bavuga abantu ko nabyumva umviye mu ka Claude wivuga cyane ngo Mutesi ngo azahindura abagabo Claude wabanje guhanura ubwo buhanuzi kazahindura abagabo kwaza umugabo gatatu Claude nabihanuye Claude wahanuye ngo Mutesi azashaka umugabo kangahe wa gatatu Claude nuwo hanuye ubwo buhanuzi niko nabwumvishijeho sinzi rero nimba bwaje gusohora cyangwa bwatari bwo sinzi mba afite rero abagabo batatu aramutse bafite yaba bose baracyariho cyangwa ngo baracyariho bose bari mazima kandi numva ngo haje no wakane hajemo no wakane ngo wamwambitse impeta ngo ufite undi mugore niko nabyumvishije erega hari gihe nyine niwe twavuga byo kuryoshya inkuru wabivuze barabanye mu buryo bugaragara cyangwa se ni kwa kuno umuntu ari gutetana na runaka ubwa mbere bateretanye wa kabiri wa mbere barabanye mu rugo impeta uwa kabiri numva ngo mu rusengero se mariage bibi n'uwa kabiri bibibi n'uwa mbere agihari none ngo abarundi ku ruhande nayo ngo wajemo wa gatatu witozamo none hafite amakuru ko yahanuye kuko
hagiye kuza wa kane wa gatatu nyine wise uwo wundi we ntibambise ntago bagiye bibibi ngo bari inshuti no hagiye kuza no wa gatatu kode yahanuye turamutegereje kode rwa bihanuye yahanuye ko agiye Mutesi agiye ku mu gatatu mu gatatu Mutesi kode yabihanuye mba cyane byanyu bikomeye ni ibibazo muranura ibintu byinshi kabisa Imana ibasange bege ngiye ntabwo ndi muri babavandimwe banje batazayobye intama bafite uko Imana yabahamagaye niyo mpamvu ntanabinjirira. Ese wenda tukiri aho ngaho kugira ngo nge ntabwo nzi niba ngo aba bagabo bose barabanye cyangwa ntabwo babanye, ariko noneho nk'ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga iki ku bantu nk'abo ngabo? Bibiliya ngo niyo bitaranabaye abyumva amenye ko ari ikosa cyangwa se ko ari byiza, cyangwa undi wifuzaga kubikora nawe amenye ngo ibi bintu ni icyaha ni ikosa sinkwiye kubikora. Tujye muri Bibiliya rero. Bibiliya ngo mwese ko kuri agomba kuba azi kuyoborwa rwiwe, ari umugabo w'umugore umwe. Kekweho na amahirwe wagize ibyago undi akagenda takiriho, twamuha amahirwe ko undi mugabo cyangwa undi mugabo. Ariko so igihe umugabo agihari ari muzima yemere kubigishuba ziko harya niko biri bivuga ko birivuga usize uwo bashakanye yemerewe kuba igishuba ziko ni yemere cyangwa yitwa nabe igishuba ziko yala ageze nakariri bi pastor oya nibyo biko bimeze. Ubwo nimba rero atemeye kuba cyo agahindura aba yapfuye. Ibanga nire kugira ngo umuntu atazaba igishuba ziko. Ibanga ngiri rya mbere, hari umugabo uva uje sizaba inganzwa ngo mugwe ntakantegeke. Ngengize Imana abinganzwa ariyo nkuba ku rugo rwanjye abana bakambona imbere aho ngaho nkazatahira mu maboko y'abana banjye nta kintu bintwaye. Uko sinzi kuba inganzwa sinzi ari gute ihuje n'umugore wawe mukaganira ibintu byiza. Nk'umunjya kuza hano yambwiye ati profete genda simbonetse Imana ibane nawe, banyumva neza mbanguhe tugende kuvuga ijambo ry'Imana ariko genda aho ngaho ndabyemeye. Ambwiye uyu munsi urabona amatike kujya hari menshi yihorere tuyagwemye mwabana njye kurya nkabyemera ntabwo nabaye inganzwa. Ubwo bisobanuye ngo twemera tubinganzwa ari byo ubakuzo rwa Rusenyuki nabayo wabayo. Inganzwa se ni gute? Nambwira ngo njye muheka mu mujyi aho n'undi rwego ngo ntabwo mufite. Nambwira ngo sinjye mu rugo nzamba nkeneye kurya mu kurya. Ako nambwira ibintu numva nibyo uzabikora. Pese nambuza kwera Imana yanjye byo ntabwo nabyemera. Kuba bwo nk'urugero nk'ubu imirimo yawe nk'urugero uri muri akora ikinyamakuru cyaba kava ngo ntugike kwa kigusanganya aho urumva ko atatira undi rwego. Ariko avuze ati reka imipira irimo ingaruka kurara mu bubaruza wuzuye umufutu byihorere. Byo ni ibintu nawe wakumva ko akugiriyeho n'inama nzima. Habona bira kigare ngewe umbwiye ikigare umutima wanjye urasimbuka. N'impamvu wenda vuze ko ira groupe y'aba bagabo ba divorce cyangwa bagikomeje ku divorce gushakisha bagishaka amahirwe, ni iki groupe kinini kivuzeho hahantu bakujyana. Numvishe kwa naho hahantu bakujya bishyira hamwe utanze igihumbi utanze bibiri bahagurira abantu amayinite bahagusebya isi yose nzimya kurangiza. Agahamagara muri Amerika ngo kigabo kirinde, agahamagara muri Kenya kirinde, agahamagara wa kirinde. Ni groupe nini bazi kwiyubaka bihurije hamwe babongamira umuntu wese ushaka kuva kuri divorce yabo. Bose n'aba divorce ni benshi shomedi ifite aba divorce benshi. Ukabona amaherezo araye pastor. Amaherezo nuko tuzayabona bamaze gupfa barasiga ibibazo mu bana babo. Barasiga ibibazo mu bana babo. Bose umwana wajaki n'uwaruza bari guhurira mu nzu imwe ejo bizabajanjo nuko akazi ububatsi bazakarwanira. Ni ibibazo nk'ibindi byose.
wenda ngira ngo tujye tuvuga ngo ikintu dutange n'inama kugira ngo tuze kukivaho nk'uwo mu pasiteri cyangwa se aba bashumba usanga bari muri izo kategori z'abantu usanga barimo barahindura nk'abahindura uva ku umwe ujya ku wundi, nk'abo bantu twababwira iki? Ntabwo ikibazo kikiri ba bagabo bamunaniye cyangwa abagore, ikibazo cyabaye we. Ikibazo cyashaka kuba afite akabazo ko mu gitanda, uwo mugabo wese shaka kuba cyangwa umumama hari akabazo kabyo bita ngo umugabo agira kumva nta kigenda kigendera, byaba byashoboka ibyo nkaba sinzi simbivuze, bati nimba reka ndimo uzashima ukomeze, akaba gishakisha ashakisha tu kuki batakwegera ngo usenyere ibyo byose kandi bataza narabahamagaye ndabwira ati nimushobora kuba mufite imbaraga z'uko mbicira igini byo kushaka umugabo akakwanga ni umwaka baraza ariko ese pastor ntabwo wasengera umuntu atabanje oya Yesu yaravuze muvane igitare katamuzuye se muvane igitare, hari geste umuntu akora yiwe kugira ngo Imana ikore, yaravuze muvane iki igitare razarubyuka bagikuyeho zuka, utarafana igitare rero ntacyo mvugana nawe ntago yashobora kubyuka, urabanzwa kivanaho kukivana no kuvuga ati ndemeye nizeye Imana, nizeye imbaraga zashobora imbere, nizeye imbaraga z'Imana tayari tugakorana rero hakuvanayo iryo shano ryari kugenda. Bivuze ngo bakurebe barebe Imana ndimo, bare Imana ikurimo iri gukora cyane mwimisi majab. Ongera yibutse za nimero kugira ngo please 50 788 39 30 akazi kose ndagakora. Ya pastor wenda reka tukomeze twihuta kugira ngo dukomeze kuganira nawe, tubitse ko turi kuri Yawe TV, tubitse gukora like share ndetse mukande subscribe n'ibindi byinshi cyane no kuyisharinga no kwivuga neza yawe. Hanyuma ngira ngo mu mwaka turangije umwaka wagiye ubamo ibintu byinshi byo bitandukanye, cyangwa by'umwihariko watubwiye ibyakubayeho, ariko si wowe wenyine n'abandi bagiye bibabaho. Uyu munsi mu gusoza umwaka twasoje bari kuha inkuru yari igezweho, yari nawe nawe n'umushumba ari Gahongayire, nawe n'umushumba cyangwa inde ari Gahongayire n'umukozi w'Imana, umuririmbyi, umuririmbyi ariko ngira ngo n'umwe mu bantu bazwi n'abantu benshi mu bimwe guhimbaza Imana, ariko ngira ngo hajeho nabyita bakunze kubyita saga, yego, yo kuba ngo aratwite, tutazi niba koko anatwite cyangwa se ngira ngo ntacyo arabitangazaho kugeza uyu munsi, ariko se biriya munsi bibaye ari ibyo koko nkuko bivugwa ariko n'abatari we nyir'ubwite, bibaye ari ibyo byari bifite yeshusho kuba ese no bwa mbere ngo yarababyaye nzi ko asanzwe abyara n'umugore arabyara, ariko yabyaye afite umugabo, so ntabwo rero ngiye ndamya ko kwite reka midyonzero neza, ntabwo biramutse ari ibyo ni icyaha yakihana, yakihana ni icyaha cy'ubusambanyi yakihana, biramutse atwise idafite umugabo ni icyaha, n'abandi bose nanjye mbikoze nakwihana ya. Ariko se ko usanga abantu tubivugaho mu buryo bugiye butandukanye, ari nabyo yagarutse aravuga ati ese ko mutamenya ibyanyu mukamenya iby'abandi, ntabwo nemeza ko atwite mu byumve hano, ntabwo ndabibona, biramutse bibaye yakwihana nk'abandi bose bihana, akomeza umurimo w'Imana. Ariko akwiye gucibwa iteka cyangwa guterwa amabuye, oya, kandi Imana kiri ku ntebe y'imbabazi, abashyira bari mwese mu nsange mbaruhure, nawe yabarushye Imana igiye kumuruhura ku byaha nyine ikamubabarira ikamweza, nta shyano nta gikuba, turi mu isi dufashiye mu ntambara, ngo nta shyano yakoze, nta gikuba cyacitse, nta kintu bikaze ku buryo aririmba simfashwe, nafashwa gusa nuko igihe byaba byabaye yavata Imana imbabarire, nacise indege imyaka 20 ndirimba cyangwa 10 ndirimba, mumbabarire bashumba abakozi b'Imana abanyarwanda, mumbabarire naracitswe, turakubabariye nyuma y'imbabazi nta rubanza. Buriya hari ikintu gikunda kugira guteza urujijo,
ko twabyita rimwe baba ari ugutwika ibindi aba ari iki, ariko ngira ngo nawe ubwe ku giti cyo kugeza uyu munsi biravugwa nubwo ntacyo aratangaza. Ese birakwiye ko yakura abantu mu rujijo cyangwa se ngewe ikintu birabareba kuko ni umurimbyi wa gospel. Mani Marita avuyemo twarabibonye, Nyamitara avuye muri gospel twarabibonye, kwabivuzeho nawe rero byarabaye nta kindi gikomeye kirimo. Ni ukuvuga ngo mbabarira Mana unyeze, agomba kubivuga ibyo ni ihame. Nuwe butumwa wamugenera? Butumwa namugenera, Imana ikomeze imwagure impano yiwe, imushyikire, imwagure, imuteze imbere, ikomeze ifashe. Ndavuga ngo umwanzi wa mbere w'umukozi w'Imana cyangwa w'umuntu n'ubukene. Imana imurinde ubukene, ntinye ubukene cyane, nganguru nuka burakubitwa n'inkuba. Mbonye ahantu hari ikirindiro by'ubukene ahantu biba, najyana n'amashini gani nkajya kubahinga. Ntinye ubukene. Kese nimba uzi kubwihanganira unyenge ntibuzabeho 2023, ntibuzakandagira iwanjye, ntibuzaharunguruke, ndabuvumye, ndi umutsinzi, ndi icyubahiro, ndi byose, ndi umukozi w'Imana, ndasizwe, ndazamutse mu mafaranga, ndahitinze mu izina rya Yesu. Fire wabukenewe uratwitse ubukene ugende bucyo mbutinya kubi ni nk'ikirungurira ako sizamanuka mu mwuka, sizamanuka mu mafaranga, sizamanuka mu cyubahiro, sizamanuka mu mbaraga, sizamanuka mu gitanda, sizamanuka mu rugo rwanjye. Ndakomeye hose ndi icyuma, ndi umwana w'Imana. Ubugabo bwanjye buzakura neza, impano y'Imana izakura neza, nta muzimu n'umwe uzigera uvogera urugo rwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Pasi ngira ngo wenda urakoze kugira benshi inama no gusengera bamwe na bamwe, twibutsa ko n'abandi bashobora kuba bafite ikibazo cyangwa se ukundi kuntu bitekereza bakwiye kukwegera kuri izo nimero watanze, bagafashwa n'imbaraga z'Imana, basengere bashyira imbere y'Imana. Sinzi rero nagira ngo wenda dusa n'abagana ku musozo, yego, ariko turi mu ntangiriro z'umwaka, ikiganiro gikoze ku itariki ngira ngo izi ni enye, umunsi itariki enyera, umunsi itariki 3. Numva ko umwaka ni ugitangira. Reka tugire gutya tugenera abantu ubutumwa badakurikiye kugira ngo tubinjize mu mwaka tubereka inzira nziza iboneye kugira ngo umuntu uri kumwe n'Imana inzira yanyuramo. Reka mbaze babwire ikintu kimwe. Ese ku isi waje kuhakora iki? Waje gusinda no gusambana no kurwana no kwiyemera no guhangana n'abantu? Uzasiga iki ku isi uramukugiye? Uzasiga iki ku isi? Uramugabo uramuzi yari umugome, uramugabo uramuzi ntiyumvaga. Ndifuza uzasige amateka meza ku isi, uyisige neza kurusha uko wayisanze. Twasanze hari abantu bisha abandi, dusanga hari abantu bagambaniye abandi. Ndifuza ko uzahava rero bavuga ngo hari abandi babaye beza bari batuye hano, hari abandi babaye beza bakuza abantu, bafashije abantu. Ndifuza ko 2023 wiharanira uharanire kuko uzasiga ibyiza kurusha ibibi wahasanze. Mbango iyo niyo ntego yo kugira ngo twinjire mu mwaka neza dufite. Usenga senge, kandi gusenga bigira inyungu mbere y'uko upfa. Harimo ekonomi ikomeye. Urambaza ngo ni iyi? Ni ukuri kw'Imana uyu mwaka umwarimu mw'inzoga ntazahahira urugo. Ntazahahira urugo ko ntawe utayimaze. Umushahara wose uzarangirira aho ngaho. Umushahara wose uzarangiriraho. Bazarwana n'umugore wiwe. Karabaye. Mitsingi igura 5 kubitaho amafaranga umushahara wa mwarimu, bazarwana n'umugore abazadivurusa. Ntibamwongeje ntameze neza. Ibihumbi ijana Mitsingi by'inanga si turuwamiri mu kwezi nanga si 1090. Ntago nzi ibiciro by'inzoga by'imaze by'isukari. Isukari byibuze uyinywa kangahe? Uyinywa kangahe isukari? Buri munsi. Ikiro wakimara byibuze ku cyumweru kizima wowe. Naha Mitsingi we mani misi ngahe wowe? Ntago nabimenya Mitsingi ntabwo by'inzoga ndabizi. Sasa nkangurira abantu rero kuba ku rugo gukira, gukira mu mwuka no mu mubiri, bamenye ko bazanapfa.
uranyibukije ehe uvuze ko kantu hari iminsi bavuga ku bintu bijyanye n'abantu ingaragu zidashaka kuva mu bugaragu bo bababwira iki shaka kuva sanze abasore banze kuroba ariko namwe turi kubarenganya ngiye navutse kugira nigeze kupaga shaka ko nakura umukobwa nsambanya cyane ntarakizwa kiri umusore kazenguka ibihuru byose nkamubura no basigaye bizana ose mwashaka ko bafite mwashaka iki najyaga mpera mu cyashaka umukobwa nsambanya kamera kuko zizuka shakisha mu bihuru nuzi ibishokoro urukumva none uyu munsi iwawe ni nk'abatanu bashakiraga mu bihuru shakisha abahungu nyine yo sambanya urukumva ngashakisha kababura none uyu munsi bari kwizana batanu ku murongo abasore havuyemo central none icyo washakaga kiri hafi yawe niyo mpamvu mwiturije mwadamarara ugutekera mufite wikenda araza ugufurira ugumesera araza mwagiye murazikana muri turiza uza gukemura akabazo ko mu buriri kamara icyumweru gahunda yakuvuyemo uryoshye ikindi cyashete ugahamagara uwundi urumva ko ni watuma udashaka nibo umunsi bazababara ntibongere kuza mu ngo kubera ati ntwara nta kintu cyanye nguhereza mwese muzarongora none sasa bakobwa tuhereza ihe nama kugira ngo kuko urumva nibo bafite urufunzo kugira ngo n'abasore babashe kugira gute bazashire mu mago barongore abakobwa tubagiriye ihe nama babanze barekera ry'isi kini cyamenya amahwezi utomba hayi yari ry'isi yatuma mubageraho byihuse babanze biyakire kuko kera hari abanywaga amata bakabyama ntibagiriye ry'isi akambara umwe n'umwe kishima ari umukobwa uyu musa arifuza kugira ngo agure smartphone nta kazi afite nawe wakumva nawe rero ti smartphone ndayifite hano aferi kabyarangiye rero ukaba umugize uwo mu rugo wo gusohokana ukurimba no kwiyorosa umwana ukamubyiniraho rero handi rero kakahava ariko umunsi bazafata icyemezo bakobwa kababwire bakavuga ati twebwe turarambiwe kutumenyera dufashe icyemezo nimutarongora muzangaye amakwa azashorerana hano ari umurundu igihe utarafata icyemezo uzareba ko muzabagira ahubwo abagore bako pastor nyine nambahaye wowe nashaka ko wowe biremwe nonaha rongora biremwe nonaha rongora umugore mu rugo vuba akurikiye yawe TV ngira ngo wumva bitwa yashobokana nanjye hari umudamu ufite gahunda cyangwa umukobwa ntuzi tujyagira urobanura yaba zahere ku murongo tujyagira urobanura ngo mushaka umeze gutya uw'Imana izagu ufite gahunda tanyobye abaga rongora ngaho ufite gahunda naze nyine nanyure nimero yawe kangahe ziriho hariya ziriho hariya ziriho ufite gahunda nzanabashingira ndabahuje nandese nyine mu mavuta azaba ari inzobe n'igikara oya nyuko nyabahuje urabahuje okay reka ntegereze ku mwaka kandi ikindi akazabimbwira twa musore wahanuye urani we ndabafite gahunda kandi we ukunda ubusa nyine yaba yitore njya mu usha bugufi yaba yiboneye gahunda nzima datuma baza ari benshi kandi wazamubera ikigeragezo datuma haza ari benshi kandi cyangwa wazamurya umutima cyangwa wamurya ibiha aya wazamurya iki datuma haza benshi kandi abagabo biyimise kurya abagore imitima ariko pastor reka tugushimire ngira ngo timo turagara ku musozo tugushimira ko witabiriye ibiganiro bya yawe TV yego tubabwira ko noneho tugiye guhozaho yego courage twumva icyo Imana ishaka neza nukwibutsa ko goma kugenda hare bagashyiraho bagakanda kuri subscribe share bagakora share ndetse na comment kugira ngo bakomeze kutubwira ngo no kuyivuga no kuyisengera dukeneye ibi mudushyigikire mudutere inkunga ubundi ibintu bibashe kugenda neza ngira ngo tugana ku musozo burya hari ukuntu umuntu ava mu rugo avuga ati ngiye mu kiganiro ariko hari ikintu kiri ku mutima n'ashaka kubwira abantu sirituka umuntu hawe umushumba akavuga ati hari ijambo numva riri muri Bibiliya nkwiye kubwira ubwoko bw'Imana nkwiye gukurikira abumva ibiganiro ngira ngo uri dusangize mbere yo gutwara ku musozo rero abashumba gwese mwumva muri kuvuga mwese bashumba bari kugenda bangwa amayoga abandi bakora ibintu by'imirimo ya satani guhidagura abagore abagabo kubashumba birateye mu gihugu hano
ndagira ngo ijambo rero rigufi ribafasha. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Umwepiskopi nyakuri agomba kuba azi kuyobora urugo rwiwe, ari inyangamugayo, agira gahunda mu byo akora byose, ari umugabo w'umugore umwe, akunda wo mu rugo rwiwe, gucumbikira abashyitsi. Uwo ni umwepiskopi. Nimba utarabonaho umuntu afite urukundo, nimba utaramubona ibyo bintu, iryo jambo nkubwiye, iruka vuba. Aba ari umugore umwe, cyo ni icyambere. Abadakunda ibisindisha wabimubonyeho, afite abagore babiri, afite abagabo babiri, iruka vuba, ntongere kumwegera. Azakuyobya, azakunangura. Deliverance uzakorerwa n'umuntu uciriritse nizakomaho. Mbwira uwo mugendana nkubwire uriwe. Deliverance y'umuntu wazahaya kavangura abona umugero ukeneye, nyefite umugore n'abana 4, wa 10 ni hafi ni 5, wa 10 ni inga, urumva 4. Ibiganza byanjye biri hejuru yawe, mu mitekerereze, mu myumvire, keneye kugira inama mu buryo by'urugo. Naho umusore aho ngara yitoroganya ngo aje gusengera ngo fire, arakunda abadayimoni bo kwikinisha. Nureba nabi ara umukenera aho ngara agenda kubitamagura, atsiragira ibutaka, pafu akaza ngo nje kuzana ngo fire ku mukwe wawe, ntari amavuta azakujyaho nayo ngayo ya fire yo gusagira ibitaka. Nta mukene ukijijwe. Umukene arakijije ko nta bitangaza afite, nta mugisha ahereza umuntu. Hoya umutarabona Imana visa afite cyavugana ikiganiro cyacu. Twibwira ko n'ubutane tubukenera utazadutse. Ndahari wese ahanga kuri yawe TV, subscribe, share, comment n'ibindi byinshi. Ndi hano zamurika imisi myinshi. Ngo wongere wibutsa abantu nimero zawe ushaka kuvugisha ku mpamvu zigiye zitandukanye, ku nama, ku bufasha runaka ushaka kumuhera. Shaka no kunenga. Ndabyemera ngiye. Ako ndashya za comment hasi ngo urabona ngo pastor apari cyo amatelefone unyoherereza. Pastor uyu munsi wavuze ibintu ari byiza, none ngo usubize ko mbyumva ngiye. Pakuza wandi kara hasi ubu message bukuza kunsuzuguza. Nyine byararangiye. Byararangiye ntaho kifatira, byararangiye kese kera. Narasimple zagiye kera. Wongere wibutse za nimero ubundi tugane ku musozo. Prince 250 788 3982 ugahamagara umbwira ikintu kizima. Nta yindi diru, ni diru yo gushaka ukuntu ibya bicimuka neza. Nta yindi diru, niyo hamagara ushaka diru y'ubuzima, nta bindi. Reka tugushimire cyane, tubwire ngo wakoze kwitabira ibiganiro bya Yawe TV. Mbibutsa ko ari Yawe TV mwamukurikiye, ndagira ngo mbabwire ko tugiye kuzakomeza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana iguhe umugisha pastor. Murakoze. Mana yacu Imana ifite imbaraga umugisha abantu bose babyumva, ubacirizi batabara barwanirire. Buri muntu wese uzakwikiganira azahabwa umugisha, azanyirirwa amateka, abarwayi bazakire, abazizera byose myambaje mu izina rya Yesu. Amen.